mu gice cyatambutse mu nkuru n'ambabazi naguha twari twasize Debora ameze nabi arimo yikatagura Kariwe byari byamurenze Ekimu byamurenze Mbedi byari byamushobeye ndetse na Rawuru bose bari kumureba babuze icyo bakora n'icyo bareka babuze icyo bafata n'icyo batagomba gufata baramurebaga bikabacanga bikabarenga ese aho basi baje kugera aho ngaho baramufata bamujyana kwa muganga nabwo yarabacitse inkuru yacu rero reka tuyitangirire n'ubundi kuri abangaba bose baba bashobewe Kare noneho amagambo bayashize ivuga arimo areba Debora yabaye nk'igiti atabasha kubuja agera aho ngaho bikamurenga kubera gukomeza kureba Debora n'uburyo ari gukomeza yikata arongera akagaruka mu modoka abari inshuro ya kabiri agarutse mu modoka arimo ahunga gukomeza kureba Debora kwikatagura bivaho noneho akongera akamera nk'umusazi amaraso aba ari menshi yikataguye umubiri wose urimo urava amaraso Ekimu agerageza kumwegera ngo arebe ko wenda bamuturisha bakamujisha bakamujyana kwa muganga ariko kubera ko Debora aba afite ibuye mu ntoki atangira kujya akanga abantu noneho yabona bikanze agaseka abona ari byiza yabona uburyo abantu bari kumuhunga ndetse banamushagaye yabegera bagahunga agatangira guseka kavuga ati ariko se ubu koko muri kumpunga murabona mfite imbaraga zabakoraho murabona hari icyo nabatwara noneho Debora ndongeye mbaye umwamikazi buri muntu wese ari kundeba akampunga we ntago aba azi ikijya mbere areba ku ruhande kabona haparitse imodoka uko uyireba akabona arayizi atangira koza atari ko iyi modoka niyandera yegera imodoka mu kuyegera Kari arabibona agasa n'usohotse mu gusohoka Debora ahita amubona akavuga ati muvandi nawe uri hano goko mana yanjye nawe se kandi waje hano se waje kuhakora ikira muvandi nose ubundi ko mbona udatuje ko mbona uri kurira ninde yapfuye Kari ati Debora basi ndakwinginze injira mu modoka tugenda injira mu modoka dutahe Debora ngo dutahe turataha tujya hese banza umbwira ubundi se wabaye iki ko mbona uri kurira Kari ati Debora ni umutwe uri kundya ntabwo umeze neza ngaho basi injira mu modoka dutahe ntabwo ngusiga hano Debora ati reka njyewe se nazanye nawe genda wenyine Kari ati se Debora singukunda subize Debora turankunda none se unkunda wenyine njyewe singukunda ibyo wibigira turufu bana turakundana njyewe nawe turakundana kandi ndabizi rero wishaka kumbwira ngo njye mu modoka yawe untware urantwara hehe njye nta hantu nshaka kujya ndaguma ahangaha Kari ati none se ntushonje basi ngwino tujye kurya Debora ati reka urabona ukuntu abantu bari ahangaha bose banyitayeho ntabwo naherukaga kubona abantu banyitegereza we ese ubundi bari kundeba iki ndabona abantu bose bari kundeba harimo wabo wagira ngo bangiriye impuhwe ubundi habaye iki Kari agerageza kumwegera
ariko Debora akamuhunga ahita avuga ati muvandi duhurire mu rugo. Debora aherako akagenda. Carrie na Raoul ndetse na Medi na Kim bananirwa kumuhagarika, banananirwa no kumufata byibura ngo bamutware kwa muganga. Carrie asa n'umukurikiye, Debora akabibona ko Carrie amukurikiye akiruka. Carrie amwirukaho amuhamagara amubwira ati Debora basi hagarara tuvugane, ndakwinginze hagarara aho ngaho. Carrie mu bwoba bwinshi abareba Debora akabona ubuzima bwe buri habi kubera ubwoba bwinshi no kunanirwa ndetse no kumva afite igihunga muri we. Arimo yirukanka rero aherako akagwa hasi. Mu kugwa hasi Medi na Raoul baza biruka bagahita bamuterura baramuhungiza bagaherako bamujyana kwa muganga. Mu kumugeza kwa muganga atinda gukanguka, masaha ya nimugoroba aragera, nijoro cyane. Yahamagara telefone ya mama we, Raoul akabibona atangira kubwira Medi na Kim ababwira ati mumbore mumbwire umwana wanjye ndamusobanurira ngo iki, ndamubwira ko izi saha ndihe, ndamubwira ko njye na mama we turihe, ubu ari kumpamagara kubera ko yatubuze kandi sinigeze mubwira ibyabaye kuri mama we, yewe sinshaka kanahangayika. Arayireka ikikuraho. Hatarashira akanya Claudia nawe arahamagara. Mu guhamagara Raoul biramucanga kavuga ati ntago nabitaba, sinshaka gukura abakobwa banjye umutima. Medi ati none se ko mbona ariyo maherezo yo kuba uri buze kubabwiza ukuri, none se urakomeza wange kubitaba kugeza ryari, ahubwo ko aribwo bari buze guhangayika kurushaho. Raoul ati none se ubu ndahera hehe mbabwira ko mama waba aryamye kuri iki gisasiro. Kim ati nayandi mahitamo ufite uretse kubabwiza ukuri, Riya ni mukuru, ikindi kandi na Claudia yarakuze, bariya abana barakuze, babwiza ukuri. Ubwo se hagize ikindi kintu kiba kuri Carrie wababwira ko wari wanze kubakura umutima, urumva bazakubabarira? Raoul aherako agafata telefone akabahamagara, ariko kubera ikiniga kuvuga biramunanira. Claudia avugisha Raoul kamubwira ati dadi bite se kutavuga, ese ubundi muri he izi saha, wowe na mama muri he? Raoul aho kugira ngo avuge ikiniga kiramwica agaceceka. Telefone yikuraho, ako kanya ikongera igasona. Mu gusona Kim ahita yifata akitaba. Carrie aherako akabwira Kim aherako akabwira Claudia akavuga ati Claudia muryame, ntabwo kano kanya Carrie ndetse na Raoul bari kuboneka, kandi mwumve mutuje mumeze neza. Claudia ati ngwiki, none se ubundi kuri kutubwira ngo turyame utatubwiye nyine bari hehe, bafite ikihe kibazo? Se aunt wowe uri twebwe wajya mu buriri ukaryama ubizi neza ko tata na mama batari mu rugo? Ishyira mu mwanya wacu, kano kanya dukeneye kumenya ababyeyi bacu bari he, babaye iki?
ese ubundi kari uri kwitaba telefone zabo. Meda itabwira Kim kamuga ati mwikomeza guhisha abantu ni mubabwiza ukuri. Kreni ati alo kutavuga alo. Kim ahera kakabwira Krenia kamuga ati Krenia ubu tuvugana turi kwa muganga. Krenia ati ngwiki tariko si ibibazo ntago bijya birangira. Ninde uri kwa muganga? Ni mama Krenia na Ria. Ninde urwaje umuntu? Ni mama Krenia na Ria. Hasi buri munsi umwe muhorana abantu bahora barwaye muri famille. Ngaho havuyeho Deborah, hagiyeho Clevis. Havuyeho Clevis, ngaho babanjirijwe na Gloria, ariko wenda we yaragiye kubyara. Ntabanje ngewe, mvaho hajyaho Deborah, avaho hajyaho Clevis. None kuri iyi nshuro ninde utahiwe? Ninde urwaye kandi? Ngewe maze no kubirambirwa pe, maze kubitamwa byarantamye. Ngewe naratamwe pe. Mumbabarire mumbwire none kuri iyi nshuro ninde uri kwa muganga? Kim ahera kakabwira Krenia kavuga ati Krenia mama wawe ni urwaye. Undi ati numvise neza. Nangwa n'umuntu uri iruhande rwawe uri kubwira. Kim atoya ni wowe turi kuvugana. Ubu tuvugana Kari ari hano kwa muganga. Ako kanya Kreni ahita kupa. Kim agakomeza kuvuga ati halo. Mukureba kabona telefone yavuyeho. Nawe urahita mubaza ati bigenze bite? Sindabona nk'ubye simbizi. Niba byumvise ibyo mubwiye, niba atanabyumvise simanyi kandi ntago ndi bwongere kumuhamagara kuko numvaga no kubimubwira nabuze imbaraga rwose zibimubwira. Numvaga mfite igihunga n'ubwoba. Tuve kuri abo ngabo twigarukire kuri Jesse kwa muganga. N'ubundi umutima uhagarara, bari bamaze kumucomekamo amaraso, barimo bamwongerera amaraso. Muganga umwe arinjira kugira ngo ibintu byose abicomokore. Akimubona akabona wagira ngo ntago ari umuntu rwose, ntago agaragara nk'umuntu wapfuye. Aramwegera yamukora ku kaboko akabona anyeganyeje agatotsi. Arikanga mu kumukoraho akumva arashyushye. Avuga ati ibintu ntago bisobanutse, nta nubwo byumvikana. Uyu nguyu naherutse numva ngo umutima we wahagaze kubera ko yari yatakaje amaraso menshi, amaraso yamushize mu mubiri. None ndumva gishyushye, ndabona akaboko kari kubuja. Ntikira afata torch akamumurika mu maso ngo arebe, kabona n'ubundi ijisho rye ririnomo nk'iry'umuntu muzima, bikamucanga. Afata umutwe we akawurambika mu gitunza cya Jesse kugira ngo yumve ko umutima uri gutera, ariko akumva uri guterera. Amushyiraho agapimisho kumva umutima uri gutera. Ahera kagasohoka agahamagara abadokita bakinjira.
umudokita umwe araza akegera Jesse akamukoraho akumva ariko n'ubundi wagira ngo koko ntago ari muzima byarangiye. Ahera akabwira uwo munasi avuga ati ariko se wabaye iki, ufite ikihe gihunga, uri gufata abantu bapfuye ukababariza mu bantu bazima, none se uri gukura hehe inkuru y'uko uyu muntu akiri muzima ko ngiye mukozeho nkumva wapi. Undi ati ariko se ntabwo uri kumva ko ashyushye, uri kumva ntabwo wumva ko agishyushye wagira ngo ni muzima nta kindi kibazo afite. Undi ati ariko ibingibi biri nomo, umuntu ashobora gupfa akaba yamara n'amasaha 7 yewe anarenga agishyushye kandi yapfuye. Undi ati ntabwo bishoboka, uyu nguyu ntabwo wumva ko bitandukanye, basi pima wumve umutima uri gutera n'ubwo uri guterera kure. Dr arapima ariko we ntabwo aba ari kubibona. Undi ati ariko se usigaye uza wasinze, usigaye unywa inzoga, uyu muntu ntabwo ari muzima, ibye byarangiye. Undi ati apana Dr, njyewe ndi kwiyumvamo ko ari muzima, murashaka kuzika umuntu uri muzima? Nkaba mugiye kuzika umuntu ukiri muzima yewe. Dr ahera akanisohokera ariko agera ku muryango akiyumvira agasa n'ugarutse, aragaruka noneho agasa n'utuje agatangira gukora checkup kugira ngo yumve koko ibyo nasa ari kuvuga niba ari ukuri. Amushyira agapimisho gapima uko umutima utera ku mutima, kabona arikanze gatase. Noneho ibintu biracangaye, rimwe urumva ukumva umutima uri gutera, ubundi wakongera wakumva neza ukumva ntabwo uri gutera. Uyu muntu niba ari muzima niba atari na muzima, marange ubu noneho nanjye birancanze. Nasi ati none se ko bigucanze uri Dr, njyewe nasi biragenda gute? Dr ahera akabwira nasi kavuga tuzi n'ibindi, mumuhereze ubutabazi bw'ibanze, mumwiteho, dutegereze wenda nk'amasaha 3, mugerageze mumwongerere oxygen. Baraza ubwo kuba bayishyura, dutegereze turebe ko wenda yaza guhembuka, kuko nanjye ubu ngubu biranshobeye, niba ari muzima niba atari muzima nanjye birancanze nka Dr. Rimwe urumva ukumva umutima uri gutera, ubundi wategereza ngo wumve neza ukumva umutima wahagaze. Ntabwo nzi ngo rero ngo bimeze bite. Tuve aho ngaho kwa muganga twigarukira kuri James. James abageze kuri lib agera yagakomanga, mu gukomanga bamuha karibu, mu kumuha karibu aricara, gahera kagatangira kuganira n'umuri, bakavuga ati ni ukuri rwose njyewe rero ubwo mbona aha ngaha ndigemuye. Ndaturigemuye? Undi ati cyane. Wigemuye mu biki se kandi? Ati ndaje ngo mumfunge. Undi araturika agaseka kavuga ati ni ubwa mbere nabaho nitwanye, mbonye umuntu wizanye pe, wowe urizanye hano ngo tugufunge, ntose ubundi wakoze iki? Undi ati nishe umuntu ariko namwishe ntabishaka. Undi ahera akagaseka ati wowe wica umuntu, wose wakica umuntu? Undi ati afande, nabikoze ntabigendereye, nta nubwo nari nabigambiriye, ni ibintu byantunguye. Ndabona ko biri serious, agahera kagatuza ati okay noneho ngaho mbwira ngo wakoze iki, byagenze bite? James ahera kakabwira
umwafandura aho muri burimo aho ngaho kambwira atafanda njyewe mfite umukobwa twakundanye nanamukundaga pe naje kugira gutya mutera inda aranabimbwira gusa nyuma naje gutungurwa nuko yararimo ambwira ko umwana twita atari uwanjye ahubwo ari uwundi muntu njye nahise numva rwose asa naho ari kuntubura biranambabaza ndetse cyane mera ko ndanamutonganya ndanabyibuka icyo gihe banansoye na nabi ndagenda undi munsi ngaruka nje kuvugana nawe ndi kumubwira ati rwose nta muntu ujya utwara amaraso yacu nta mwana w'iwacu ujya uba hanze nyine urumva yaranyegereye afite ibindi bintu ariko nsobanurira ari kunyereka ko ngo bamutereye iva agiye kubana n'undi mugabo kandi atwite imfura yanjye gukontorora umujinya n'uburakari byarananiye mera ko ndamusunika musunitse rero yakubise umutwe ahantu habi umutwe uhita wangirika amaraso ava ari menshi duhera ko tumujyana kwa muganga ubwo nyine abaganga bakoze uko bashoboye biranga kuva ejo bundi ntako batagize bahereye ko batubwira ko rero hasize ubuzima none rero ndizanye mbabwire nyine ko nakoze amahano sinzi nyine sinzi Fanda yitegereza James akamureba akamubwira ati none se kugaragara nk'umuntu utagira ikintu n'iki na kimwe akora ibyo bintu byagenze gute ndati Fanda nuko ndi kubikubwira nyine nagize umujinya n'uburakari nanirwa kubikontorora birangira rero musunitse nuko bimeze noneho tujyana aho ngaho habereye ibyo byaha byose tujye no kwa muganga tujye kureba uwo muntu none se koko yahasize ubuzima James ati cyane Fanda nje hano maze kumenya ko rwose ubuzima bwe bwarangiye ariko rwose Fanda ibyabaye byose sinabishakaga ntabwo nashakaga kwihekura ndasa naho mbuze byose ndasa naho mbuze abantu babiri icyarimwe mbuze umugore wanjye ndetse binongeye mbuze imfura yanjye mbuze inshuti yanjye magara mbuze umukunzi mbuze n'umwana tuve kuri James twigarukire kwa muganga Dia na Krenia baba bahageze kubw'amahirwe bahagera basanga Kari yakangutse bahera ko bamuhobera bakavuga ati mama umeze neza urati meze neza abana banjye nuse ko muraya amajoro mugenda yati mama ntabwo twari kuryama ngo tubishobore Auntie Ekim yaramaze kutubwira ko uri hano kwa muganga ahubwo se byakugendekeye gute warwaye gute Arati bana banjye mwihangayika mwikuka umutima meze neza ubu meze neza byashize Raura hera kakamubaza kavuga ati se baby meze neza koko Karati yego meze neza ahubwo ndumva mwahamagara doctor rwose bakadusezera tukitahira nubwo ari nijoro badusezera nose ko dufite imodoka kandi turahita tunata kara gashoke gato n'igihunga gito naringize
erega namwe ibintu nabonye n'amaso yanjye byanteye ubwoba byankuye umutima. Iyo ati ibintu wabonye ni ibiki se kandi wabonye? Mama usigaye ugira ubwoba, umunyabwoba se? Karaterega mwana wanjye maze kubona byinshi, amaso yanjye maze kubona byinshi. Hari ibyo mbona rero bikandenga, numva birenze intekerezo zanjye, kubyumva no kubihanduringa bikancanga. Ibyo nabonye n'amaso yanjye uyu munsi nagahoma munwa pe, nananiwe kubyakira, umutima wanjye uraremererwa, nanjye nisanze hano kwa muganga sinzi nuko nahageze. Kirene ati none se mama ni biki wabonye? Kari abura naho ahera bivuga, ahubwo akazenga amarira mu maso. Kirene ati ibi bintu birakomeye. Mama ni biki wabonye? Ibintu uri gutekerezaho ukazenga amarira, aho kutubwira ukazenga amarira, ni iki cyabaye? Yakima arebana na Kari akamuzunguriza umutwe, amubwira ati ntugire icyo uvuga, ntago ari ngombwa ko kano kanya ubwira abantu icyabaye. Kari aho kuvuga ahita aturika akarira. Riya akavuga ati ariko ibintu ntibisobanutse. Daddy mbwira mama yabaye iki? Arahindukira akareba Medi akamubwira ati uncle, ikintu mama yabaye mwese murakizi sibyo Auntie Akim? Akim araceceka. Riya mu burakari bwinshi arahindukira bose akabareba, agahera kakababaza ati mwambwiye mama afite ikihe kibazo? Bose baraceceka. Kirene mu burakari bwinshi ahita avugana umujinya akavuga ati ariko se si mwebwe Riya ari kubaza, mama wacu afite ikihe kibazo? Yabaye iki? Biki yabonye? Abaraho bose barikanga. Riya arahindukira akareba papa we akamubwira ati Rauru niwe ndi guhamagara, nta wundi ndi kubaza. Kari yabaye iki? Afite ikihe kibazo? Riya yegera papa we akamubwira ati Rauru ni wowe ndi kubaza, Kari yabaye iki? Afite ikihe kibazo? Kuki ameze gutya? Kari mu kiniga cyinshi aravuga ati bana banjye, iyi nkuru ntitwabona aho duhera tuyibabwira, natwe byaducanze. Impamvu bose bacecetse nuko byabarenze. Hari ikintu ubona n'amaso yawe ukabura aho uhera ukivuga, ni inkuru twabuze uburyo tuyibara. Mwibaze ikintu narebesheje amaso yanjye nkumva nkutse umutima kugeza ubwo nguye muri koma, neza nkata ubwenge, maze amasaha atari make nanjye ubwanjye ntazi ahantu ndi kubera kutabasha gukurura no kwiyumvisha ibyo nabonye n'amaso yanjye. Kirene yahera akabwira Kari kamubwira ati mama muri kuturwaza umutima, muri kudutera ubwoba, niki cyabaye? Ikintu cyabahungabanyije mwembi kugera ubwo mudashobora kuba mwatobora ngo muvuge ni igiki? Riya wakomeza gutitiriza papa we akamubwira ati Rawu wowe urabizi nta wundi nabaza ndi kukureba. Nawe yanga kumubwira agahindukira akareba Medi akamubwira ati uncle nawe ntabwo uri bumwire, niki cyabaye?
ariko se mwese ko mbona nta n'umwe ushaka kunsubiza, si mwebwe ndi kubaza? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ubundi baragera aho ngaho babivuge? Niba bivuga se Claudia na Lia baraza kubyakira gute? Inkuru yitwa na Mbabazi Naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.